Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kugaruka muri cya gitondo kikwibutsa ko Yesu Kristo ari uwo kwizerwa. Ndakubwira mwene data ko Yesu Kristo ari uwo kwizerwa, kandi ngarukanye ijambo rigufasha kugira ngo uyu munsi wo kugenda nta na kimwe uhagazeho. Ariko iyo duhagaze ku ijambo ry'Imana, uwo munsi utubera umunsi w'amahoro, utubera umunsi utunganye. Haleluya. Rero aho waba uri hose witegura kujya mu mirimo yawe, cyangwa se n'iyo waba uri mu mirimo yawe mu rugo, ariko iri jambo rigufashe kugira ngo uyu munsi ntiwumve kuremererwa uko ariko kose, ahubwo wumve utwikiriwe, wumve ufite Yesu Kristo aguhagije. Yesu ashimwe cyane. Ndasoma rero iri jambo riri muri Zaburi ya 31 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Turavuga ngo kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira, nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore, unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. Haleluya. Iri jambo n'ukuri nanjye ryansubijemo imbaraga, niyo mpamvu ndigusangije. Iri jambo rivuga umurongo wa 4 avuga ngo kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira, nuko kubw'izina ryawe unjye imbere unyobore. Haleluya. Biba byiza iyo umunsi wawe usabye Yesu Kristo akawukuyoboramo. Ubwire Yesu Kristo ngo unjye imbere unyobore. Reka nkubwire, iyo yakuyoboye ntabwo ugwisara, iyo yakuyoboye ntabwo uyobagurika. Iyo yakuyoboye akuyobora inzira y'amahoro. Iyo yakuyoboye umubwire ngo unjye imbere, niwe gitare cyanjye kinkingira. Iyo yakuyoboye kandi yakubereye igitare, ugenda umwihishemo, ntihagire ikikunyeganyeza, ntihagire ikikubahuka. Reka umubwire ngo unjye imbere unyobore. Erega iyo tugiye ataturi imbere ngo atuyobore, biragorana, birarushya, biravuna. No muri ako kazi, iyo atakugiye imbere ngo akuyobore, hari igihe ufata ibyemezo bitari byo kandi ugomba gufata icyemezo. Iyo atakugiye imbere ngo akuyobore, hari igihe uyobera aho wagombaga kubonera ntuba ari ho habonera. Yesu rero atujya imbere atuyobore. Umurongo wa 5 akavuga ngo unkure mu kigoyi banteze rwihishwa, kuko ari wowe gihome kinkingira. Ndakubwira ngo senga iki gitondo, ubwire Imana, ubwire umwami wacu Yesu icyo baguteze, ikigoyi, umutego wose watezwe rwihishwa, ndavuga ngo ukurweho. Wiringire Uwiteka ko ashobora byose, akuraho n'imitego twatezwe rwihishwa. Yesu Kristo iyo twamaze kumwishamo, iyo twamubwiye ngo atujye imbere, niwe utegura ya mitego baduhishe rwihishwa, niwe ukuraho ya mitego tutaboneshaga amaso. Reka nkubwire, imitego myinshi ikugejeje kure, ikubabaje, ikuruhije, ibibazo byinshi uguyemo ntabwo wabiboneshaga amaso. Ibyo rero tutabonesha amaso ntabwo tujye dushobora kurwana nabyo. Umuntu ajya ashobora guhunga ibyo abonesha amaso, kandi ibyo tutabonesha amaso nibyo byinshi. Ariko ibyo tutabonesha amaso nta wundi ubidukuriraho, ni Yesu Kristo. Ndacyakubwira ko ari uwo kwizerwa. Mwemerere, mubwire ngo niwe gihome kinkingira, kandi untegurire imitego, untegurire ibigoyi banteze rwihishwa. Ibyo baguteze rwihishwa arahari kubivanaho, arahari kubyigizayo, arahari kubisiba. Imyobo baguteze arahari kuyisiba, ugatambuka udafite ikigutega. Mwene data ongera umwishikamize, ongera umubwire ngo ni wowe, niwe gitare kinkingira, ntwikira, kandi unyobore inzira nyuramo uyu munsi. Umpe umurongo ngenderaho, unyobore icyo mvuga, unyobore icyo nkora, kubera ko niwe utuma tudahubuka, niwe utuma tudahuzagurika, niwe utuma udafata imyanzuro uzicuza. Iyo yakubereye igihome aragutwikira. Rega n'amakosa waguyemo akagutwikira, ibintu ntibiguhagurukire. Erega niyo wayobye arakugarura, kugira ngo siko bikwiye kugenda nyuraha. Ariko mubwire ngo uyu munsi, iki gitondo, unyobore inzira ndi bunyuremo, unyobore icyo ndi bukore. Uyu munsi umbe mu biganza byawe. Iyo umubwiye ngo unyobore, ni ukuvuga ngo niwe uhaye vora y'ubuzima bwawe bw'uwo munsi. Umubwire ngo uyobore urugo rwanjye, uyobore abana banjye, muhe vora y'ubuzima bw'abana bawe, muhe vora y'urugo rwawe, muhe vora y'ako kazi. Erega rero nkubwize ukuri, intambara zose za rwihishwa, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo
ategura ikigoyi baguteze rwihishwa, ngo ategura ikigoyi baguteze rwihishwa. Reka nkubwire imitego baguteze muri ako kazi umwami Yesu ayitegure mu izina rya Yesu. Reka nkubwire Yesu ategura imitego yose baguteze rwihishwa. Yesu Kristo akure imyobo yose baguteze. Yesu Kristo ategure raporo baguteze rwihishwa. Yesu Kristo ategure ibyo bagushyize imbere ngo biguhitane. Yesu Kristo ategure icyo umwanzi yateze ku buzima bwawe muri iki gitondo. Ndavugana nawe ngo gendana na Kristo, jya mu kazi ujyanye na Kristo, utahane na Kristo. Ndakubwira ngo ishingikirize kuri Kristo, ongera umwemera kubera igihome. Muragize urubyaro rwawe, muragize urugo rwawe, muragize ibyawe byose, mubwira gusigarire mu rugo. Aho ngaho niho umwanzi iyo aje gutera intambwe asanga Yesu yahamubanjirije akamuvana mu nzira ngo akureho imitego yaguteze rwihishwa. Mwene data, imitego yose wabatezwe rwihishwa umwami Yesu ayivane mu nzira, umwami Yesu ayigukurireho. ngo mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, Uwiteka Mana y'umurava warancunguye. ngo mu maboko yawe niho mbikije ubugingo bwanjye, nyemerera mu maboko y'Uwiteka aba ari wowe ushyira ubugingo bwawe, mu maboko y'Uwiteka aba ari wowe ushyira proje zawe, mu maboko y'Uwiteka aba ari wowe ushyira abana bawe. Reka nkubwize ukuri, mu maboko y'Uwiteka washyira urushako rwawe, mu maboko y'Uwiteka washyira ibyawe byose, mu maboko y'Uwiteka. Iyo biri mu maboko y'Uwiteka nta cyashobora kwipfupfunyurayo. Uwiteka abane nawe. Shalom shalom. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye, mwami nkuzamuriye icyubahiro. Iri ni ryo jambo umpaye muri iki gitondo, usangire na bene data. Bahumugisha, gendana nabo, biyereke. Ndavuze ngo reka ubatwikire nk'uko ijambo ryawe bitubwiye, kandi ubayobore inzira bari bunyuremo. Mu maboko yawe aba ariho mwami ubugingo bwabo bubikwa, amago yabo, abana ba proje zabo, ibyabo byose bishwe mu maboko yawe. Kandi utegura imitego yose umwanzi yari yabateze muri iki gitondo, imitego bari bategeye mu mirimo aho bagiye, imitego bari batezwe mu mago yawe, imitego yose umwanzi yari yateze rwihishwa, ntigire n'umwe bashibukana. Kugirwa neza n'imbabazi bibomeho. Shalom shalom. Umunsi mwiza muhaye muronke. Uwiteka biteho. Ndabakunda. Amen.